reka dusengane n'umuntu wumva afite imbaraga nkeya muri uru rugendo. Bana b'Imana, turimo turarira amarira y'umubabaro dufite ubu none ahangaha w'itorero ry'Imana, itorero rya Kristo, itorero turimo turasengera abana b'Imana kugira ngo basubizwemo imbaraga. Abari bashoboye guhanura ubu ntabwo bagihanura, abaririmbaga ubu ntabwo bakiririmba, ababwirizaga ubutumwa barabuhagaritse. Ariko ndashaka kubabwira ngo nta mvura idahita, nta rugamba rutarangira. Imana ishimwe, Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa, n'uyu munsi yabasha kugukura muri izo ngoyi, n'uyu munsi yabasha kukurengera. Kandi reka mbabwire ngo dusabe imbaraga, dusabe imbaraga. Reka dusengane nawe warukurikiye Humura TV Claudine, reka dusengane mu kanya, reka dusengane, ngwino wigire hino utere intebe, hanyuma dusenge duhamagara Imana. Reka mbabwire torero ry'Imana, reka mbabwire bana b'Imana, turakeneye gusenga, turakeneye guhamagara Imana. Ubuzima bwo muri iyi si tubamo, ndashaka kubabwira ko ari ubw'igihe gitoya nubwo twarangara, ariko ndababwiye ngo mwe guheranwa n'agahinda, mwe guheranwa n'ibigeragezo. Mureke dupfukame dusenge. Imana ishimwe cyane, kandi ndabizi neza ababibabarira tuzasarura duseka. Imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya, haguruka wegegeze, haguruka uhamagara Imana, haguruka ubundi uhamagara Imana imanuka iritegure. Iyi misozi yose ibasha kuvaho nk'uko Imana yabwiye umukozi w'Imana. Harabakurikiye Humura TV Claudine bari kureba imisozi hirya no hino. Mana, ufite inzira wacishamo kugira ngo utabare. Yewe Kristo, nyamara natwe itorero ry'Abatare dufite imisozi, ariko turamushimiye yuko turi mu bihe Imana yatwongereye, turi mu bihe by'inyongezo. Iyo maze kubona mbona turi mu gihe cy'inyongezo, kuko hari ibihe byinshi byagiye kubaho, hari ibintu byinshi byagombye kuba byarahitanye ubugingo bwawe, hari ibintu byagombye kuba byaraguhitanye wowe udukurikirana, ariko uyu munsi kuba uriho umenye Imana yaratuzigamye. Imana yaratuzigamye, Imana yaratuzigamye. Ishimwe. Uyu munsi rero umenya ngo uri mu nyongezo. Ese niba uri mu nyongezo uyu munsi wowe uri gukora iki? Ese uyu munsi wowe uri kubibona ute? Wowe wagiriwe ubuntu, uyu munsi wa none ukaba warahawe kuba uriho, uyu munsi wa none ukaba ugihumeka. Ese uyu munsi wowe uri kubyakira ute? Ibuka abandi benshi barapfuye, ariko uyu munsi wa none wowe urasigara, wowe uriho. Iyo nibutse yuko 9 abantu benshi basize ubuzima bwabo, babuze ubuzima bwabo, ariko wowe uyu munsi ukaba uriho. Ntabwo nibaza uburyo uri kubyakira, sinzi uburyo bifashe, sinzi uburyo umeze, ariko wakagombye kumenya ngo uyu munsi noneho nakagombye kwibuka yuko Imana yansigamye, Imana yampaye iki yansigarije. Shuti y'umusaraba, shuti mukunzi wowe ukunda Humura TV Claudine, uyu munsi wa none Imana yaguhaye kuba uri mu nyongezo. Nyemerera noneho wemere uze dufate umwanya wo gusenga, dufate umwanya wo gusenga. Simbizi niba utari kureba ibihe turimo uko bimeze. Iminsi turimo iraruhisha, iminsi turimo iragoye, iminsi turimo ni mibi, ariko ntabwo ibyo ari byose wowe ntabwo ubibona. Urareba ibyiza biriho, wabona ubutunzi, ukavuga uti wabona iterambere, iyo rwose turi bugendane. Ariko nshuti yanjye, iyaba wabimenyaga, iyaba warubizi. Umuririmbyi umwe ni wavuze ngo iyaba warubizi, iyaba wabimenyaga, iyaba warubizi, iyaba wabimenyaga. Kuba ufite amaguru yombi, ukaba ufite amaso yombi, ukaba uhaguruka bikemera, ukagenda bikemera, ugacuruza bikemera, ukavuga ukumvirwa, ni ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana rero, ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka gushakaho n'ugukiranuka ukamwubaha. Ubwo n'ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka gushakaho.
imbere mu buzima bwawe ntaza guteza abantu uhereza umwanya wa mbere twamubonye twaleluya dufite ubitara bananiwe aho Yesu yarigaragaje. ariko nyirizina hari akaririmbo nashakaga kuturirimba dukurikije n'ibi bihe turimo. Mu by'ukuri ibihe turimo ntawamenya yuko byazarangira. Niba ari ikintu kigoye ni ubuzima umuntu w'umukristo arimo ahagazemo, kuko ngiye narabyitegereje numva birambabaje. Nagira ngo rero twumve kano karirimbo hanyuma tugere ku musozo, tugire icyo tubwira abakunzi ba Humura TV Claudine. Mana yo mu ijuru, turagusabye kugira ngo natwe turengere muri ubu buzima turimo butatworoheye, ubuzima bukomereye abagenzi bagana mu ijuru. Mwami Yesu, biragaragara ko tumeze nk'aho turi kwa Farawo, ariko Mana turagusaba imbaraga, turagusaba kugira ngo turengere. Uwiteka wacuye i Babuloni bose bameze nk'abarota, Abisirayeli bava ibunyage. Uwiteka wacuye Yesu we, Mwami Yesu Kristo, rengera itorero ryawe Mwami Yesu. Icyo gihe mu kanwa kawe huzuyemo ibitwenge, icyo kindi zabo zari zuzuyemo indirimbo. Icyo gihe mu kanwa kawe huzuyemo ibitwenge, icyo kindi zabo zari ayiwe Yesu Kristo. Igihe mu kanwa kawe huzuye ibitwenge, icyo indimi zawo zari zuzuyemo indirimbo. Yewe wa musozi muremure ubona wakora iki imbere Imana yacu. Natwe iyo twitegereje tubona imbere yacu hari inyanja, hirya no hino ari imisozi, ariko turaguhamagaye abana bawe Mwami. Yo turaguhamagaye Yesu. Ahuye n'intambara zikomeye cyane. Uwiteka ushimwe kuko ujya uhumuriza abantu bawe. Haleluya. Twahuye n'intambara Yesu Kristo, ni nako tuguhamagaye Uwiteka Imana. Abaririmbyi turagutabaje, abashumba turagutabaje, Mwami w'abami, Mwami w'abami. Ayi Data wa twese uri mu ijuru, ngwino turwanirire, ngwino dutsindire uru rugamba tudafite uko twarurangiza. Yesu uri mwiza, reka twihangane Mwami w'abami, nubwo tubibaturira. Icyubahiro ni icyawe. Mwami Yesu Kristo, imbere ya Zerubabeli
turagushimiye yuko mwami utanze inzira mwami Yesu ubona wakora iki imeze Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya mwami w'abami amara natwe mu rugendo turimo uratugoye mwami Yesu bigoye nubwo umusozi imbere yacu ari yego Uwiteka we neza yuko ari wowe wenyine gusa wajya urakoze mana kuko uduhaye kunesha ababisha batuzengurutse haleluya haleluya Yesu ubazwa kamushyirwa hejuru watubereye byose watubereye Imana haleluya Imana ishimwe ushimwe wamana we haleluya 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 ushimwe Yesu Imana ishimwe Imana ishimwe cyane Imana ishimwe shyirwa hejuru umwami w'abami shyirwa hejuru Uwiteka reka dusengane n'umuntu wumva afite imbaraga nkeya muri uru rugendo bana b'Imana turimo turarira amarira y'umubabaro dufite ubu none ahangaha w'itorero ry'Imana itorero rya Kristo itorero turimo turasengera abana b'Imana kugira ngo basubizwemo imbaraga abari bashoboye guhanura ubu ntabwo bagihanura abaririmbaga ubu ntabwo bakiririmba ababwirizaga ubutumwa barabuhagaritse ariko ndashaka kubabwira ngo nta mvura idahita nta rugamba rutarangira Imana ishimwe Imana yakuye Abisiraheli mu Egiputa n'uyu munsi yabasha kugukura muri izo ngoyi n'uyu munsi yabasha kukurengera kandi reka mbabwire ngo dusabe imbaraga reka dusengane nawe warukurikiye uwo muri TV Claudine reka dusengane mu kanya reka dusengane ngwino wigire hino utere intebe hanyuma dusenge duhamagara Imana reka mbabwire itorero ry'Imana reka mubwire bana b'Imana turakeneye gusenga turakeneye guhamagara Imana ubuzima bwo muri iyi si tubamo ndashaka kubabwira ko ari ubw'igihe gitoya nubwo twarangara ariko ndababwiye ngo mwe guheranwa n'agahinda mwe guheranwa n'ibigeragezo mureke dupfukame dusenge Imana ishimwe cyane kandi ndabizi neza ababibabarira tuzasarura duseka Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya Clementine ni ukuri rwose niba ari ikibazo gikomereye abitwa ko ari abakristo abitwa ko abuzuye umwuka wera reka bari ko mbivuga abitwa ko bari bafite ishyaka ry'Imana ndatekereza nta muntu n'umwe udafite ikibazo cy'uko itorero ry'Imana rihagaze ariko namvise iyi ndirimbo y'uyu mubyeyi ndangije nekereza ku rugendo rw'Abisiraheli nekereza uburetwa bakorewe bari mu Egiputa ntabwo bari bazi yuko bazongera guhabwa ijambo ntabwo bari bazi yuko bazongera kugirirwa icyizere ntabwo bari bazi yuko bazongera kubona inzira ariko Uwiteka utabura uko agenza arangije arabibuka aravuga ati bana banjye nimuze mbaruhure ndashaka kugira ngo tugire ijambo tubwira aba bantu badukurikiye kuri Humura TV Claudine ese niki wababwira kugira ngo dufatikanye dusenge Imana ubaye uri umukristo ukaba wiyicariye aho ngaho ntabwo byaba ari sawa ariko niba uzi yuko wahamagariwe urugamba rw'ijuru haleluya niba uzi yuko wahamagariwe urugamba rw'ijuru haguruka wenyegeze haguruka uhamagara Imana haguruka ubundi uhamagara Imana imanuka iritegure iyi misozi yose ibasha kuvaho nk'uko Imana yabwiye umukozi w'Imana niki wabwira aba bantu kugira ngo dusenge tubasengere mu izina rya Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye muri ino minsi ariko nanone biroroshye kubizera ku bantu bamaze kwakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza wabo nk'umucunguzi wabo ibyo kuri bo biroroshye reka mbabwire bene data nshuti z'umusaraba abantu bakurikira Humura TV Claudine uyu munsi turi mu bihe Imana yatwongereye
turi mu bihe by'inyongezo. Iyo maze kubona mbona turi mu gihe cy'inyongezo kuko Sha, hari turi ibihe mu byinshi nyongezo byagiye pe. bitubaho, hari ibintu byinshi byagombye kuba byarahitanye ubugingo bwawe, hari ibintu byagombye kuba byaraguhitanye wowe udukurikirana, ariko uyu munsi kuba uriho umenye ko Imana uri mu nyongezo. yaratuzigamye. Haleluya. Imana yaratuzigamye sha. Imana yaratuzigamye. Imana ishimwe. Uyu munsi rero menya ngo uri mu nyongezo. Ese niba uri mu nyongezo uyu munsi wowe uri gukora iki? Ese uyu munsi wowe uri kubibona ute? wowe wagiriwe ubuntu uyu munsi wa none ukaba warahawe kuba uriho, uyu munsi wa none ukaba ugihumeka. Ese uyu munsi wowe uri kubyakira ute? Ibuka abandi benshi barapfuye, ariko uyu munsi wa none wowe urasigara, wowe uriho. Iyo nibutse yuko 9 abantu benshi basize ubuzima bwabo, babuze ubuzima bwabo, ariko wowe uyu munsi ukaba uriho, ntabwo nibaza uburyo uri kubyakira, sinzi uburyo bifashe, sinzi uburyo umeze, ariko wakagombye kumenya ngo uyu munsi noneho nakagombye kwibuka yuko Imana yanzigamye, Imana yampaye Niki yansigarije. Oh haleluya. Nshuti y'umusaraba, nshuti mukunzi wowe ukunda Humura TV Claudine, uyu munsi wa none Imana yaguhaye kuba uri mu nyongezo. Nyemerera noneho wemere uze dufate umwanya wo gusenga, dufate umwanya wo gusenga. Simbizi niba utari kureba ibihe turimo uko bimeze. Iminsi turimo iraruhishe, iminsi turimo iragoye, iminsi turimo ni mibi, ariko ntabwo ibyo ari byose wowe ntabwo ubibona. Urareba ibyiza biriho, wabona ubutunzi, wabona iterambere, iyo rwose turi bugendane, ariko nshuti yanjye iyaba wabimenyaga, iyaba warubizi. Umuririmbyi umwe niwe wavuze ngo iyaba warubizi, iyaba wabimenyaga, yaba warubizi, yaba wabimenyaga. Ayi iyaba wari uzi ko iminsi turimo kwinjiramo ari iminsi y'injyana muntu, wakagombye kongera ukagaruka ukavuga ngo noneho tugiye gufata ibihe byo kubana n'Imana. Erega uyu mwuka uri guhumeka ujye umenya ko ari Imana yawuguhaye. Aya maguru ugendesha ujye umenya ko ari Imana yaguhaye. Wari uzi ko hari abandi bayacitse atariho. Aya maboko dukoresha wari uzi ko hari abandi. Iyo mperutse kubona umuntu wabyaye abana 2 nta maboko afite, usibye we wenyine se ntabwo we n'abandi benshi. Ari ibintu turimo tubona muri no minsi bibabaje. Nahoze ndeba uriya murumuna wa Mitsutsu, ndeba uburyo ngo afashwe n'akantu k'ubusabusa k'agaheri, birangira uyu munsi wa none yavuyeho umunwa. Niba hari ibintu biteye agahinda, niba hari ibintu biteye agahinda kubona umwana w'umusore. Nshuti zanjye wowe wiratana warahabaye n'ukuri turagushima. wowe ureba umubiri wawe ukabona ko umubiri wawe nta kibazo, umubiri wawe uruzuye, ukumva ko ugomba kugenda wirata ku bandi. Wakagombye kumenya ngo Imana ishatse yahindura ibintu byose. Bivuze ngo dushatse twashyira agapira hasi, hanyuma tugafata umwanya tugasenga, tugahamagara Imana, tugasengera n'ubugingo bwacu. Erega reka mbabwire, iyi si nubwo tuyidegembyaho, nubwo tuyiryoheyemo, ariko hano ntabwo ari iwacu. Igihe kimwe ahangaha bazashyiramo pamba. Iyo nibutse yuko iyi si atariho gakondo iwacu. Uvuze ibyo by'amapamba, none se mbabarubwire uriya mwana ko ariko Mana niba ari ubonye agahinda afite. Noneho ejo nahoze ndeba akavideo k'abantu bamusuye ari kuririmba, ubona Imana ni ukuvuga ngo we yamaze kubona yuko iyi si nyine yarangiranye n'ibyayo, nawe yarangiye, aravuga ati reka nihereze Imana. Gusa ari muzi ko hari n'abari mu masondo uyu munsi batari barahari. Wowe wiratana ubuzima bwawe ndayi ukomeze. Nshuti yanjye wagarukiye aho ngaho, waretse tugasenga Imana, waretse tugafata ibihe byo gusenga Imana. Abantu baretse urukundo, abantu baretse kumvikana, abantu baretse kubana mu bumwe, abantu bibereye mu byabo, abandi bararangaye. Ariko uyu munsi kuri Humura TV Claudine twabazaniye ubutumwa buvuga ngo nimukanguke, amazi si yayandi. Erega nibyo turi mu gihe cy'inyongezo. Birakwiriye rero yuko tumenya ngo aka gahe turimo tukabyaza umusaruro gute.
yego twari turi muri uwo mwanya rero kugira ngo twibuke aho Imana yadukuye. Niyo mpamvu twahereye mu bintu bigendanye n'ubuhamya, tukaba tugeze kuri murumuna wa Mitsutsu, tukaba tugeze mu rugendo rw'Abisiraheli, tukaba dusubije amaso inyuma. Mbese mu yandi magambo umuntu utazi yava ntamenye iyajya. Niyo mpamvu uyu munsi twicaye tuvuga ngo kenshi na kenshi tuzana amagambo abahumuriza, ariko uyu munsi noneho nashatse ko twibukiranya iyi minsi turimo, noti guhora mu bihe byo guseka gusa, ariko nibura nubwo twaseka tujye dufata n'igihe duhereza Imana umwanya, dusenge, wibuke aho Imana yagukuye. Reka nkubwire, kuba uri muri iyo etaje ni ubuntu bw'Imana, kuba uri hirya nk'ariyo umeze neza ufite imodoka nziza ugenderamo ni ubuntu bw'Imana, kuba ufite amaguru yombi, ukaba ufite amaso yombi, ukaba uhaguruka bikemera, ukagenda bikemera, ugacuruza bikemera, ukavuga ukumvirwa, ni ubuntu bw'Imana. Ubwo buntu bw'Imana rero, ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka gushakaho ni ugukiranuka ukamwubaha. Ubwo ni ubuntu wagiriwe ukoreshe neza nshuti yanjye, icyo Uwiteka gushakaho ni ugukiranuka ukamwubaha. Anyway, reka dusenge. Niba rwose utumvise uzumvira n'ahandi hantu, ariko Clementine, ariko si ubwo umbwira yuko ugira ngo abantu ntabwo bumvise, keretse umwana muto w'igitambambuga ugira asanga abantu nuko batumva, babyumva buri munsi. Ubu se noneho ko wenda hagize gutya hagakubita hari nk'aya macano, abantu benshi ko bafite za taci, utekereza ko abantu batumvise, ahubwo rimwe na rimwe abantu babifashe mbese nk'ibya n'ayubu n'ibyo, mbese ni ibintu by'aho ngaho byoroshye, by'aho ngaho. Umuririmbyi yavuze ngo igihe cyo kuva Abisiraheli bava muri Egiputa, ngo bakimara kumva inkuru y'uko nabo bahawe gusohoka muri uwo muntuza, niko navuga, muri uwo mugozi, ngo barabyumvise, ngo bamera nk'abarota sha, bameze nk'abantu barotaga, ngo bari bameze nk'abarota. Barangije bumva ijwi ribabwira ngo nimugende, bagira ngo bararota, ariko neza basuzumye basanga nibyo. Reka nkubwire, hari akato urimo, hari ubuzima urimo, ariko reka nkubwire bwahinduka mu kanya gatoya. Ubwo buretwa Satani yagushyizemo, uburetwa bw'uburwayi, uburetwa bw'ubukene, uburetwa bwo kwangwa, uburetwa bwo kudahabwa ijambo, uburetwa bwo kunyagwa, uburetwa bwo guhohoterwa, Imana yabukuramo mu gahe gatoya. Reka dusenga Imana rero. Shimire Clementine twabanye kuri Humura TV Claudine, Imana iguhe umugisha. Buriya nawe ujya unyaza, ujya umfasha, turi ingingo zuzuzanya, ariko nshima Imana yampuje nawe. Nshima Imana yampuje nawe, ariko kandi turashimira n'abadukurikira mugenzi nawe, Imana ibahe umugisha. Abantu mukurikira aya mavideo yacu uko mwaba mungana kose, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge, hanyuma Uwiteka Imana abagire neza kandi abahe umugisha mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwari uko kwibuka, bwari ubwo kugira ngo wibuke aho wavuye, umenye naho ugeze, hanyuma umenye n'icyatumye Imana igusigaza, biguha imbaraga zo gupfukama, usenge, uhamagara Imana yongere iguhe izindi mbaraga z'ikindi gihe. Waba ugize icyifuzo uzamura ikiganza cyawe, cyangwa upfukama uri, nushaka uri no mu modoka, nushaka uri no mu nzu, nushaka uri mugenda mu nzira, uzamura ikiganza cyawe ucyumviye iyi video. Hanyuma ikiganza, iyo umanitse ibiganza gutya bigaragara yuko utsinzwe imbere y'Uwiteka. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze Mana, kuko turasaba imbaraga muri uru rugendo, turasaba imbaraga Mwami. Ari impamvu yatumye udusigaza, Mwami w'abami. Niyo mpamvu aka kanya dusabe
aba bantu bakurikiye Humura TV Claudine, mana bacitse intege bararambitse ntabwo bacyumva ijwi ryawe mwami, ariko ndakwinginze kugira ngo uyu munsi wongere usure buri umwe wese mwami, uwacitse intege gusenga wongere umuhe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Mana yo mu ijuru, Mana yo mu ijuru, abacitse intege zo gusoma ijambo ryawe mwami ubahe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi ubakize, abashonje ubagaburire mwami, babuze uko bagira ubagirire neza mana, urambure ukuboko kwawe mwami, urakoze uri Imana data izina rya Yesu Kristo. Mana nziza, abafite uburwayi mwami Mana yacu utazwi wowe uhishure mana we Imana, nabonye wa munsi nanjye byari bikomeye mana, nawe mugire neza abantu bawe mana, urakoze ndagushimiye mana kubyumvise. Hereza umugisha abantu bawe kandi ubahe imbaraga, ubahe icyo bakeneye mana. Turasengera ubugingo bwacu kugira ngo wowe buzima, ibyatambutse turabizi ariko ibiri imbere ntitubizi mana, duhe imbaraga rero kugira ngo tubashe kunesha iki gihe kiri imbere tutazi mu izina rya Yesu. Kandi dusengera igihugu cyacu ukigwizemo amahoro n'ubumwe, udutsindire ibiturwanya mu izina rya Yesu Kristo. Iki gihugu turagisengeye mana, dutumye umwuka wera mu izina rya Yesu. Mwuka wera bari gukora imirimo, mwuka wera bari uzenguruka iki gihugu cyacu, n'abimana yacu, n'abimana yacu, uturinda ababisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi utabara itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo, utabara abaririmbyi, utabara abashumba, utabara abavugabutumwa, utabara abera bawe mana, Imana ni Imana. Urakoze mana, dusabye imbaraga aho twacitse intege, uduha imbaraga kandi utubabarire mana. Turatsinzwe dusanze mwami tudatekereza ijambo ryo ko bikwiriye. Ndagushimiye mana, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen. Shalom kuri ti